nibuka ko hari igihe kimwe nageze mu kigeragezo gikomeye, igihe nabwirizaga ubutumwa bwiza ngera mu gice cy'abantu b'abakonikoni bakomeye, bankubitisha inkuba, kuboko kuba paralize n'akaguru ka paralize. Hanyuma mbwira Yesu ndavuga nti nimba ukoze ibi uramera igitambo cy'amasengesho nkure y'ukuboko. Umwami arambwira ngo ibyo mbikoreye kugira ngo nereke abarozi kuko mbarusha imbaraga, kura y'akaboko ngakurayo, nzamuye akaguru biremera. Ntago nsibagirwa uwo munsi kuri ADEPR Paroisse bita Rutiti mu karere ka Nyaruguru. Uwo munsi abarozi bihanye ari benshi, abanyabyaha barihana barahindukira, abaraga zibohora, ndamenagura buri muvumo wa karande wose. Haleluya. Ubu mwanya ndi gusenga Imana imishuriye ko hari abantu ikije abadayimoni bari bari mu miryango yanyu, bahoraga bafite abadayimoni bateza ibisazi. Hari Imana ikijije, hari n'abantu bafite abantu mu bitaro by'Indera n'ahandi hirya no hino bavura indwara zo mu mutwe, nubwo byananiranye ariko umwuka waramishuriye yuko abantu Imana barambura ukuboko ibakijije. Hari abandi babyeyi mbona mufite abana bafite icyo kibazo cy'uburwayi bw'imyuka mibi, ariko umwuka witeka haleluya amishuriye ko abo bantu babohotse muri aka kanya. Turagushe ko Imana iremye akazi kumugisha kuri wowe, ugiye Imana icya-10 ukorera Imana, ufite umutima ukunze Imana igiye gukora igitangaza, izo karande zose zivuye mu nzira. Hanyuma ikindi mbona umwuka ambwiye ko hari ubukwe bwatangiraga ku bakobwa bwanze n'abasore, yakora ubukwe bigapfira mu nzira, abadayimoni bagambiriye ko utashyingirwa nta bukwe bugomba kubera iwanyu. Ariko aka kanya Imana inyeretse yuko hagiye kuba ubukwe butangaje kuko Umwami Yesu ariko amishuriye hazaba ubukwe bukomeye, Imana igiye gukora igitangaza. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kuri amahoro. Twakiriye abantu bari mu Burundi, mu Rwanda, mu biyaga bigari, mwumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha guhitamo gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanirwa no gusenga uzaneshwa. Senga. Twakiriye abantu muri Amerika, tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Aziya tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari muri Australia mudukurikirana tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Mwese abantu mudukurikira muri ku mpande zine zitandukanye, tubabwiye ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kuko mwahisemo gusenga everyday. Nkuko mubona kuri kamera Gusenga everyday turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo ari ubwa mbere, n'ubwira kabira agaragaye kuri channel ya Gusenga everyday. Uraho? Ngaho ndashima Imana. Watangira wibwira abantu rinde? Nitwa Pastor Nzeyimana Damascene, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana 3, mfite imyaka 51. Hanyuma ndashima Imana ko ngejeje hano kuri Gusenga everyday. Imana ibumugisha nkuko cyane yacu yito gusenga buri munsi. Watangira usenga Imana. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kuko uri Imana yo kwizerwa, uri hejuru ya byose kandi ufite ubutware n'ubushobozi. Waturinze kandi waraturinze muri imyaka itambutse. Dusengeye uyu mwanya tugiye kwinjiramo w'ikiganiro cyitwa imbaraga z'amasengesho. Ndasabye ngo umwuka waratuyobore, utugirire neza, dushyikire kuri Gusenga everyday. Uzumva wese ikiganiro azabonera umugisha kuri wowe, usubize ibyifuzo byananiranye kandi ugirire neza ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma abakundwa ba Gusenga everyday, dushimye Imana ko uyu munsi uduhaye nk'umunsi w'umugisha kuri twebwe. Uyu mwanya intego dufite ni imbaraga z'amasengesho. Tugiye kubanza turirimba indirimbo ya 28 mu ndirimbo z'agakiza. Iravuga ngo twarabatuwe. 28 mu ndirimbo z'agakiza niyo tugiye kuririmbaho. Hanyuma rero nabibabwiye, nitwa Nzeyimana Damascene, ndi umugabo batse, mfite umudamu n'abana 3. Twarabatuwe rwose rwose Umwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima, mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose, turabasirikare benshi togejwe mu maraso, Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu,
dukomeze tugishyire mbere, twihanganire byose. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Twarabatuwe rwose rwose, umwami wacu Yesu Kristo niwe watubatuye dukura mu byaha yarakoze. Imana ishimwe cyane. Turi abasirikare benshi twogejwe mu maraso, kandi umwami Yesu ni umuyobozi wacu. Turarwana tukanesha kubera imbaraga ze. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana riri muri Mariko 16:20. Haranditse ngo abarasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Hanyuma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:12 haranditse ngo nukuri nukundi abwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niruta kuko njya kwa Data. Ukuvuga ngo aha turi ku ijambo ryitwa imbaraga z'amasengesho. Umuntu usenga n'umuntu wizera ko Imana yumva, kandi yabera bagiye imbere y'Imana bagatangira gusenga, Imana iri mu ijuru irabumva. Iyo urebye neza mu gitabo cya Esther igice cy'Icyenda umurongo wa mbere haravuga ngo ku munsi wa 13 kwa 12 mu kwezi kwitwa Adar, niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwira ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bari bagira ububasha ku banzi babo. Abene data bafashe iminsi 3 y'amasengesho, urupfu rwa Moridekayi n'Abayuda rukurwaho, Imana irabihindura. Iyo dusenze amasengesho ahindura ibintu. Gusenga no kuganira n'Imana nk'uko umubyeyi umwana aganira n'umubyeyi we, hanyuma kandi umubyeyi agatega amatwi umwana we. Hanyuma kuri iri jambo haratubwiye ngo Mariko 16:20 abo barasohoka bigisha hose, mwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Ibimenyetso ni iki? Nibikorwa Imana ikora bigaragara bivuye mu nyigo, mu ijambo ry'Imana twasomye, bikajya muri teori mu buryo bugaragara, bivuye muri teori bikajya muri pratique mu buryo bugaragara. Hanyuma mu nyandiko dusoma ni muri riba riri muri logos, ni ibyigwa nibyo twakira, ariko muri lema nibyo Imana ikora bigaragara bikozwe n'Umwuka Wera, n'ibimenyetso n'ibitangaza bya Mwuka Wera. Hanyuma rero mu gusohoka bigisha hose biritubwira mu byakozwe nk'ibice bitatu. Petero na Yohana bari bagiye gusenga, hari isaa 9 bagiye mu materaniro. Hari umuntu wari wararemaye afite imyaka nka 45, ko biravuga ngo uwo muntu yarasagije imyaka 40, yahoraga asabiriza ngo bamuhe. Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, Bibiliya tubwira ngo yitegura ko bamuha kuko yabonye ari abakozi b'Imana bagiye kwinjira mu iteraniro. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo Petero aramubwira ngo turebe. Arabareba, mu kubareba yibwira ko hari icyo bamuha. Baramubwira ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Yesu ni umukiza, Kristo ni wasizwe amavuta yo kudukiza. Yesu amaze kuzuka yasigiye intumwa ze ububasha.
ko bagomba gukora mu izina rye. Ahangaha Petero ngo yamufashe ukuboko aramuhagurutsa, ubugomba mbari burakomera. Akimara kumuhagurutsa yinjirana nawo mu rusengero, abantu batangazwa n'ibyabaye, kugeza igihe abatambyi bakuru n'umuyobozi w'urusengero n'abanyacyubahiro bose ngo baza kureba, barababaza bati n'imbaraga ki n'ububasha ki byabateye gukora ibyo? Barasubiza bati wa undi mwishe mukamubamba, Imana ikamuzura ku munsi wa gatatu. Ni izina rya Yesu Kristo wenyine niwe waduhaye gukora ibi, kandi kwizera hawe n'uwo niko gutumye umuntu ahaguruka imbere ya Nyakamuzima mubireba. Ibyo ni byo bimenyetso byagiye bigaragara aho banyuraga hose, bakoreshaga imbaraga zidasanzwe. Petero yazuye Tabita yari yapfuye, byakoze nk'ibice 9. Usomye uhereye ku mirongo ikurikira ukagenda ukazageza hepfo kuri 42, ugenda ubona uburyo uhereye kuri 36 kugera 42, aho Tabita yari yapfuye amushyira muri etaje mu cyumba cyo hejuru. Ariko Petero aragenda arasenga, ahindukirira intumba aravuga ati Tabita ndagutegetse kanguka. Aramuzana amuhereza abera n'abapfakazi bose ngo babone ari muzima bashima Imana. Amasengesho yahindura ibintu, nta kintu na kimwe kinanirana, karande zivaho iyo twizeye umwami Yesu. Yesu yaratubwiye muri Yohana 14 ku murongo wa 12, nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora niruta kuko njya kwa Data. Hanyuma dufite amasezerano yo gukorana n'umwami Yesu duhagaze mu mbaraga zo kwizera. Iyo twahagaze muri uwo mwanya tugasenga Imana, amasengesho arimo kwizera, imbaraga z'Imana zibana natwe, kuko kwiza kw'Imana kuba mu ruhande rwacu, icyubahiro cy'Imana kikagaragara. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwire wowe nteze amatwi, uri muri Afurika, uri muri Aziya, uri muri Oceania cyangwa Australia, hanyuma na Amerika n'Uburayi, ndakubwira ibikurikira: umwami Yesu no kwizerwa. Senga ufite kwizera, uhagaze mu mbaraga, Imana izabana nawe kandi izakwereka imbaraga ifite. Nibuka ko hari igihe kimwe nageze mu kigeragezo gikomeye, igihe nabwirizaga ubutumwa bwiza, ngera mu gice cy'abantu b'abakonikoni bakomeye, bankubitisha inkuba, kuboko kuba paralize n'akaguru ka paralize. Hanyuma mbwira Yesu, ndavuga nti nimba ukoze ibi uramera igitambo cy'amasengesho nkure y'ukuboko. Mwami arambwira ngo ibyo mbikoreye kugira ngo nereke abarozi kuko mbarusha imbaraga, kura y'akaboko ngakurayo, nzamuye akaguru biremera. Ntago nzibagirwa uwo munsi kuri ADEPR Paroisse bita Rutiti mu karere ka Nyaruguru. Uwo munsi abarozi bihanye ari benshi, abanyabyaha barihana barahindukira, abadayimoni baravuga ngo bari bakadutumye, dusanze gafite imbaraga nyinshi, ko twasengeraga umuntu iyo myuka mimuvamo ngo mbega kagabo. Erega muri twe harimo imbaraga zidasanzwe. Ndagira ngo nkubwire wowe nteze amatwi, umwami Yesu Kristo ko yararejo uyu munsi niko ari nako azahora iteka ryose. Ni umwami w'imbaraga, akorana natwe bikomeye, n'umwizera ntabwo uzakorwa n'isoni, aca za karande zikavaho. Nari mfite umukristo umwe witwa Foromina yarafite imyaka y'ubukure, yaragumiwe, ariko ngo bari baramuzinze, niko yansobanuriye. Ava mu idini ye aza gusengera mu barokore, aravuga ati ese iyo Mana barokore yambohora kankuraho uruzingo nkabona umugabo. Ndamubaza nti ese waje ushaka umugabo cyangwa washatse agakiza? Aravuga ati naje nshaka agakiza, ariko ni ikibazo nakubazaga ngo numve ko umwami Yesu yangirira neza. Ndagira ngo mbabwire, imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Mukwiye gusenga mu izina rya Yesu mufite kwizera. Wiyirije ubusa cyangwa utiyirije ukagira amasengesho uburyo bwose arimo kwizera, kandi ukwizera kurema itariho bikaba biravuga ngo nukwemera ko ibintu bishoboka nubwo bizaba bikomeye. Kindi cya kabiri, gukura intu magambo tugashyira mu bikorwa. Handitse ngo abizera bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, indwara zirakira. Ni ukuvana intu magambo tugashyira mu bikorwa. Icya gatatu, kutibagirwa ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe. Kuremwa kwawe nanjye ni igitangaza. Cya kabiri, agakiza wahawe. Icya gatatu, iby'Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Ntukigirire nabi ngo utekereze kwiyahura, kuko Yesu aragukunda kandi agufiteho umugambi. Senga ufite ibyiringiro, mu masengesho havamo imbaraga zikora ibitangaza. Kuyeho uruzingo, ntacyo uzaba, agiye kuzakubakira urugo. Imana ishimwe cyane. Njyamye mu ijoro, Imana inyereka umugabo wa Foromina ari Viana. Ndagenda ndamubwira Viana, ndamubwira umugore wawe ni Foromina, ni Imana iguhaye. Arambwira turi umukecuru sinamujyana. Ndamubwira n'ikimenyetso nguhaye, aho uzarambagiza hose ntibazakwemera, ahubwo umufasha wa Imana iguhaye ni Foromina. Yararambagije biranga, paka agiye kwa Foromina barashyingirwa, barabyarana. Rero Imana ica inzingo, amasengesho dusenga arabohora. Ntukiyumve muri karande y'iwanyu, jya wiyumva mu maraso y'umwami Yesu, kuko amaraso y'umwami Yesu avuga ibyiza kuruta ayaberi. Kandi ndashimira Imana kubwo amaraso yavuye. Twahawe inkwano ariyo maraso, twarakowe. Amaraso Yesu ni inkwano twahawe. Umugeni wa Kristo n'itorero, inkwano na amaraso. Turashima Imana ko dufite amaraso. Muri imbye yaravuze ngo amasezerano yose ko Imana yatanga 15 mu gakiza yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nubwo isi yavaho ijuru ikavaho, ariko uwizera azabona amasezerano. Ndashimira Imana, haleluya, ijya yinjiza abantu mu masezerano yabo kandi bakayinjiramo neza, ibintu bigakunda, kuko Imana twizeye ari Imana yo kwizerwa.
hanyuma turashimira Imana kubw'ijambo ryayo. Ijambo ryatubwiye ngo abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye, ibimenyetso byagendanaga naryo. Imana iherekeza ijambo ryayo. Iyo duhagaze mu kwizera tukagira gusenga, imbaraga z'amasengesho zihindura ibintu. Nageze ku rusengero rwa ADEPR ho bita Igahengeri, mpasanga umugabo umaze imyaka 7. Donc ubuzima bwe aravuga akareba ariko ntiyumva. Iyo myaka yose yabayemo mu rusengero, ari n'umuririmbyi. Ndababwira n'umwami Yesu ampishuriye ko hano hari umuntu umaze imyaka myinshi arwaye, atumva, ariko umuyaga wo gukiza uciye mu gutwi kw'iburyo usohokeye ibumoso. Ni kandi ikimenyetso mbahaye, ngiye kubwiriza yumve. Nta kibwiriza na kimwe yumvaga, umwami Yesu ahita amuzibura. Amasengesho akora ibintu bikomeye, kuko Imana twizera ariyo kwizerwa. Mbwira umupasiteri twajyanye, ndamubwira nti wowe Imana irakuzamuye kugize umuyobozi wa pasiteri boss mu gihugu cyose. Bahise mu byumweru 2 bamugize ushinzwe ivugabutumwa mu rusengero rwa ADEPR Pentecost Church yo mu Rwanda. Niwe wabayoboye imyaka myinshi. Ibyo byose Imana arabikoze. Ibyo ni ibimenyetso bigendana n'ubutumwa bwiza. Uwo muntu iteraniro ryararangiye, arahaguruka mu iteraniro avuga ati ndashimira Yesu, imyaka yose maze murayizi, mwese muranzi, nari maze igihe ntumva, ariko uyu mukozi w'Imana yabwirije ndumva. Ndashimira umwami Yesu rero ko ari umwami. Ahita atanga inka mu rusengero. Madamu we nawe aravuga ati n'umugabo wanjye ntiyumvaga, turashima Imana ko yumvise, ahita atanga ihene. Ibyo ni by'amaso yanjye yabonye, najyanye nakora ijwi ry'umwami Yesu ya Kacyiru kuri ADEPR. Yesu afite imbaraga, uko yarejo n'uyu munsi niko ari nako azahora iteka ryose. Rero ndagira ngo mbabwire mwebwe abo ndi kuvugana nabo, mugire kwizera kandi mugire amasengesho ahindura. Usenga Imana mu masengesho habamo imbaraga. Aho mvugira ndumva umwuka avugana nanjye ngo mbwira abantu b'abakobwa amaze igihe kinini bategereje uko bahebye, umwuka w'iteka mishuriye yuko abo ngabo bagiye gukingirwa kubw'imbaraga z'umwami Yesu. Erega amasengesho ahindura ibintu bikemera. Dufite umukristo witwa Charlotte, yarangije imyaka 22 atabyara. Dufata umwanya wo gusenga. Ndashimira Imana. Mu gihe nari mfite inyigisho z'icyumweru, barambwira batuze tukwereka umuntu, manuka ngiye mu rugo nsanga afite inda, agiye kubyara impanga ku myaka 22. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Iyo dusenze dufite kwizera, Imana igihindura ibintu. Iyo dusenze karande zivaho, amasengesho akuraho imivumo ya karande igasenyuka, ubwami bwa Kristo bugafata umwanya ukwiriye. Imana igakora hagati muri twe, izina ry'Uteka rigahabwa icyubahiro. Bakundwa, ibimenyetso n'ibitangaza byakorwa mu bantu n'amaboko y'intumwa byanditse mu byakozwe nk'ibice 5:12 kugera na 6. Bose bateranaga mu ibaraza rya Salomo n'umutima uhuye. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo nubwo abantu babahimbazaga cyane ntihatunywekaga n'umwe kwifatanya nabo, ariko abizeye umwami Yesu bakomeza kubongerwaho abantu benshi b'abagabo n'abagore 5,000 birakizwa. Bibiliya itubwira ngo bazanaga abarwayi bakashyira ku nzira, babaramitse no ku mariri, kugira ngo Petero nahanyura igicuce kigere kuri bamwe. Yaramburaga ukuboko gatambuka bati mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ubumuga bagahaguruka, abantu b'ibiragi bakavuga, abadayimoni bakava mu bantu, indwara zigakira. Izo mbaraga ziracyari mu itorero na bugingo n'ubu. Ku mukristo wese wizera Yesu akwiye kumva ko iryo jambo ari rizima kandi ko umwami Yesu afite imbaraga zo gukora. Rero ubu na bugingo n'ubu umwami aracyakora imirimo itangaje. Hari mama umwe umuzungukazi yabaga muri leta ari Kansas, barantelefona barambwira ngo uyu mubyeyi afite kanseri yo mwibere kandi abaganga baramunaniwe, none mu musengere. Dufata umwanya wo gusenga. Ndasenga nabandi mu izina rya Yesu, kanseri ndagutegetse, rekura uyu muntu w'Imana, ntuzongere kumugarukaho, yakira ubuzima. Ndababwira ngo ibyumweru 2 gusa agiye mu cyuma barasanga negatifu, agiye basanga yabohotse. Turashimira Imana ibohora abazungu n'abirabura, turashimira Yesu utanga agakiza. Barambwira bati wa mama yarakize, nta ndwara nimwe bigeze babona. Ndagira ngo mbabwire mwebwe abaneze amatwi, nimugire gusenga mufite kwizera, mwumve imbaraga z'amasengesho. Niyo mpamvu iki kiganiro cyitwa gusenga buri munsi, gusenga every day. Usenga buri munsi, ugira amasengesho wizeye, Imana izabana nawe. Wiyirije ubusa nk'uko imbaraga zawe zingana, tegura igihe cyo gusenga. Wafata iminsi 3, wafata iminsi 7 urya ku mugoroba, wakwiherera mu gihe runaka, wowe kubyumva bari kuzabikora, ariko gira umutima wizera kandi wumve ko amasengesho ashobora guhindura. Iyakijije uyu mubyeyi ari muri leta ari Kansas, nawe yakugirira neza, kuko imbaraga twizeye zikora ibyo abantu bananiwe. Mu pastor umwe muri Eglise Vivante atuye i Kabuga, mwene wabo yampamagaye ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arambwira ngo uyu mupasiteri avuye mu mahanga, yarivuje hose byarananiranye, afite kanseri. Ikintu cyantangaje, nahagurutse ngiye kumusura, naratangaye cyane. Ndagenda ngiye kubasura nk'umuntu ugiye gusura umuntu urwaye, mfata 5,000 bishyira muri envelope, ariko igitangaza ndabatira iri envelope nazanye narinje kubasura. Barambwira ati natwe twateguye itike nawe iguherekeza, yabo yarimo 10,000, yanjye yarimo 5,000. Bati ndakora iby'Imana yambwiye, nawe murakora ibyanyu. Barabirangiza. Ndababwira ngo ikintu ngiye gukora,
ngiye gufata amazi nyasengere mu kwizera. Imbaraga z'amasengesho zifata amazi kagira amaraso. Ariko ndavuga iki, ntuzabone umuntu asengeye amazi ngo amaraso ntago ari umwuka w'Imana bimukoresheje, ahubwo aba amaraso mu kwizera. Hari abandi basiga ibinini mu ntoki bitukura bashyira mu mazi akahinduka amaraso bakakubeshya ngo ni Imana ibikoze. Ntabwo Imana ari umumagisiye w'umunyabitangaza bikorwa nk'abyo abantu bose bakora bya fake, ariko Imana niyo kwizerwa, ishobora gusengwa igakora igitangaza. Mfata amazi ndayasengera, ndavuga ati rero pasiteri, aya mazi mu kwizera yabaye amaraso ya Yesu, ko byanditse muri Yesaya 48 murongo wa 11 kugera na 3 na 48 kuri 7 haravuga ngo biremwe nona. Mu kwizera numvaga ayo mazi ari amaraso. Hanyuma kuri 11 48 kugera na 3 mu Yesaya haravuga ngo kubwanjye nzabyikora. Nyumva Yakobo Ese nahamagaye, ndiwe ndi wa mbere kandi ndi w'imperuka, kubwanjye nzabyikora, nta cyatuma izina ryanjye rituko, kandi icyoro cyanjye sinzagiha undi, ukuboko kwanjye kwakize urufatiro rw'isi. Abayigishinyisho zabira baravuze ngo koko kw'ibumoso kw'Imana wakugeranya n'isezerano rya kera, ngo ukuboko kwanjye kw'iburyo kubamba ijuru, iyo mbihamagaye biritaba, ngo koko kw'iburyo kw'Imana kugeranywa n'isezerano rishya. No kuvuga ngo mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga n'ubutware, mu kuboko kw'Imana harimo imbaraga zikiza. Noneho akavuga ngo iyo mbihamagaye biritaba. Burya umugisha wacu ufite ahantu bitswe, turahamagara ukitaba. Ntukemere ko Satana gutwaza igitugu, ntukemere kwiga ngo diplome yayipfa ubusa. Perime ufite igomba kugira agaciro, kuko wamvugira aha ndabona hari abantu benshi mufite amaperime, nta modoka ngo utware yawe, nta niza abandi utwara ngo uhembwe. Ariko reka nkubwire ibikurikira, Imana igiye gukingura umuryango wari ukinze. Hariho imivumo ya karande Imana igiye kuvana mu nzira zawe ikagukorera igitangaza ku buryo bugaragara. Icyo gihe ukazagura imodoka yawe ukitwara, hari n'abandi Imana igiye guha akazi bakajya batwara iz'abandi bagahembwa neza. Kandi Imana igukuyeho umuvumo wakugendagaho iwanyu. Ugire kwizera kandi wumve ko amasekuruza y'iwanyu byabayemo bitagomba gukurikirana. Afara umutindi ko kwizera Yesu bikuraho karande, amasengesho ahindura ibintu bigakunda. Niko byagenze umupastori namusengeye, kanseri arayikira, agiye butaro bazana negative. Imbaraga z'amasengesho zikora ibintu bikomeye, kuko iyo dusenze Imana yikingura imiryango yari ikinze. Nicyo gituma ngira ngo muri uyu mwanya nanone nongera nkwibutse ko kunde gusenga Imana, wizere Yesu. Ni umwami ufite imbaraga, akora ibyo abantu bananiwe kandi ashobora byose, nta kiye kimunanira. Ibikomeye ajya bihindura ibyoroshye. Nkuko nari nabibabwiye, Yesu ni umwami ugira neza kandi amasengesho ajya akora ibikomeye. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo dusenge Imana, kandi hari ibyifuzo ufite byananiranye. Uyu mwanya muri risengesho wizere ko hari icyo Imana igiye guhindura, igubasha kugirira neza, igakora ibikomeye, kuko Uwiteka ari Imana ikomeye. No muri iki cyumweru gishize nabonye Yesu agenda akora ibikomeye byinshi. Ari umugabo umwe nabwiye nimbonye bagushyiraho inyenyeri ebyiri ku ntugu, Imana irambwira ngo kugize manager. Icyo cyumweru bamugize manager kuri ADPR ya Kibagabaga. Imana ishimwe cyane. Hanyuma mbwira undi muntu ufite amaraso ahumanye, mubwira ko Umwami Yesu ahumanuye. Ajya kwa muganga bamupimye basanga negative. Ndagira mbabwire ngo mu maraso ya Yesu hamo imbaraga zikiza indwara. Mu gusenga abantu barabohoka, ibintu byose bikajya mu buryo. Nta kinanira Uwiteka, ugire kwizera, ugire ibyiringiro mu izina rya Yesu. Kadusenga Imana. Mana nyiri cyubahiro cyose, mu izina rya Yesu umwana wawe ufite imbaraga n'ubutware bukora ibyo abantu bananiwe. Sengeye abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu. Sengeye abagabo n'abagore, abari mu Rwanda no mu mahanga, abari muri Afrika, abari muri Aziya, Oceania, abari Australia, abari mu Burayi, abari na Amerika, ndetse mwami n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu izina rya Yesu ndatura imbaraga zibohora, ndamenagura buri muvumo wa karande wose. Haleluya. Ubu mwanya ndi gusenga, Imana imishuriye ko ari abantu ikije abadayimoni bari bari mu miryango yanyu, bahora bafite abadayimoni bateza ibisazi. Hari Imana ikijije, hari n'abantu bafite abantu mu bitaro by'Indera n'ahandi hirya no hino bavura indwara zo mu mutwe, nubwo byananiranye, ariko umwuka waramishuriye yuko abantu Imana barambura ukuboko ibakijije. Hari abandi babyeyi mbona mufite abana bafite icyo kibazo cy'uburwayi bw'imyuka mibi, ariko umwuka w'Iteka, haleluya, amishuriye ko abo bantu babohotse muri aka kanya. Turagushimye Kristo, uri umwami mwiza kandi uri wera. Ndumva umwuka aramishurira imivumo ya karande yari yarafashe umuryango wawe, nta kintu umuntu ashoboraga kugeraho, yacuruzaga agahomba, bandi mwajya mu kazi bakabirukana, ariko umwuka w'Iteka anyeretse muri aya masengesho ko Imana iremye akazi kumugisha kuri wowe. Ugiye Imana icyacumi, ukorera Imana ufite umutima ukunze Imana igiye gukora igitangaza. Izo karande zose zivuye mu nzira. Hanyuma ikindi mbona umwuka ambwiye ko hari ubukwe bwatangiraga ku bakobwa bwanze n'abasore, yakora ubukwe bigapfira mu nzira. Abadayimoni bagambiriye ko utashyingirwa, nta bukwe bugomba kubera iwanyu, ariko aka kanya Imana inyeretse yuko hagiye kuba ubukwe butangaje, kuko Umwami Yesu ariko amishuriye hazaba ubukwe bukomeye. Imana igiye gukora igitangaza. Imana ishimwe cyane. Ikindi ndabona Imana imyereka umwuka w'ubusambanyi wa karande Imana ishenye mu muryango wanyu. Wari umwuka mubi
udatuma ingo zikomera, ariko Uwiteka arambuye ikiganza cyo gukora ibitangaza ku mugaragaro, ku buryo arambuye ikiganza aho ngaho abantu bakagirwa neza n'Imana. Yesu ni umwami utwara abami. Mbonye abandi bantu Yesu akijije imitwe idakira, mwifuje ahantu henshi, hari abarara mudasinziriye, ariko kuva aka kanya kubw'itegeko ry'umwami mugiye kubona ibitotsi mugajya musinzira neza, kuko Yesu arambuye ikiganza cyo gukiza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ikindi ndabona imirimo wakoraga yarapfuye, Satani yarakurwanyije mu kazi, wakoraga akazi k'ubucuruzi biranga, ndetse wigeze ugiraho n'uruganda byarananiranye, ariko Uwiteka Imana kugarutseho, aje kuzura ibyawe byapfuye n'abantu bagurije banje kukwishyura kubera umwuka w'inyatsi, ariko uwo muvumo Imana iwukuye mu nzira, irambuye ukuboko. Imana ishimwe cyane. Ikindi mbona Imana inyeretse n'abantu bajyaga bihana ibyaha ariko mukabisubiramo, Uwiteka asutse imbaraga zo kubakunesha iyo myuka mibi baneshaga, mugiye kujya mugenda mwumva mubohotse. Hanyuma ndabona abandi bantu byananiye gusinzira, babuze ibitotsi kubera ibitekerezo byinshi. Imana ihagaritse ako kajagari k'ibitekerereze ipfuye y'abadayimoni, igushyizemo kugira ibitotsi by'umugisha, kandi ishubisha ibyifuzo byari bikuri imbere. Hari abo yishyuriye imyenda, hari n'abandi mbona, hari umumama mbona Imana ikije mu nda yagakunda kurwara igifu kimumereye nabi, ariko Uwiteka arambuye ukuboko kwe, aje kukugirira neza, kuko baganga bari barakunaniwe, ariko umwami Yesu arambuye ikiganza ku buzima bwawe. Ndabona umumama wari urwaye indwara y'imitsi atabasha kugenda amaguru ye, Imana irambuye ikiganza cyayo muri iyo mitsi yakugoye, mbonye wakira ubuzima, kuko umwami Yesu arambuye ukuboko. Hanyuma ikindi mbona hari umuvumo wo gukenyuka uri iwanyu. Uwiteka amishuriye ko umuvumo wo gukenyura abantu aho gukuye imbere no gutega impanuka nyinshi mu miryango, iyo myuka yose Imana itsindiye imbere yawe. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kudahinduka. Mbonye undi muntu nanone yabuze ibyangombwa, ahantu uri nta byangombwa byaho ufite, igihugu urimo umaze iminsi wibaza uko bizagenda, ariko imbaraga Imana akoresheje kugeza irambwiye ngo ugiye gucira inzira ibyangombwa ubibone. Ndagushimiye Nyiringabo Imana, hari abari baraguye, Imana igiye kubyutsa, mwongere musubire mu byiza byo gusenga, amaraso Yesu abatwikire kandi imbaraga z'Imana zibane namwe. Mbonye undi mubyeyi ufite umwana ufite umugabo kutagenda, waremariye mu rugo umeze nk'uwanjye, wabimaranye imyaka 4, narasenze Imana iramuhagurutsa. Na Imana igiye guhagurutsa umwana wawe agira ingingo zitangire gukora neza. Imana yesere bamera umugisha. Data, mu izina rya Yesu sengera ubwoko bwa ngo bugirire neza, imbaraga zawe nyinshi zibe kuri bo, kubita hasi byishyize hejuru ku buzima bwabo, baremera amashimwe kuva aka kanya. Dananiza imyuka mibi bananizaga, mbahesheje ubuzima nonaha, abaguye nibabyuka bakira imbaraga mu izina rya Yesu. Nirukanye imyuka mibi igusha abantu, ndasengera abana bawe kugira umugisha, mbabohoje amaraso y'umwami Yesu Kristo mu kwizera, reka ijambo rye rikora ibyananiranye kandi uhembura imitima yabo. Urakoze Imana ko mvise gusenga, cyora cyose kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, ubwo nakagaruka tuzongera kubonana, kandi iby'Imana izakora mujye mutanga ubuhamya mu byamamaze, muvuge Yesu neza, nawe azabagirira neza. Imana yesere ibahe umugisha, amen. Urakoze mukozi w'Imana. Tubwira abari bateze amatwi gusenga everyday, ubutumwa mubugeze ku bandi, mukoreshe ya muzamugize neza. Imana ibahe umugisha, nawe utaha, amen.